niwo mwanya ni nako kanya kugira ngo aka kanya wizere ko The Homeless Girl umaze igihe kirekire utegereje byabaye ngombwa ko ihindurirwa amasaha yo kuba yakwerekanwaho. Gusa ibintu aka kanya nubwo bibashe kuba byahinduka, izero udashidikanya ko The Homeless igiye kuzanira ibisubizo bidasanzwe. Ni nyuma yuko Mama Lewis yuko afata umwanzuro wuko Alice agomba kumubera umukazana. Lewis yahise afata gahunda yo gukora ubukwe direct. Nkuko mubibona muri aya mashusho, ahangaha bari bagiye kuba bashopinga nyine imyenda yo kuba bakorana finali y'iyi filime, kubera ko n'ubundi gahunda ihari ari uko bagomba kuba batangira indi episode yitwa The Hearting. Mu by'ukuri izere udashidikanya ko kabone nubwo ari inkuru ibabaje, ubuzima Alice ndetse na Lewis bagiye banyuranamo ari inyigisho nziza ikora ku mutima kandi yari iteye inkunga abantu benshi cyane. Gusa ntibahwema kubazirikana ndetse nimurambirwe mutekereza mwibaza muti kubera iki badukuye kuri episode kuba. Impamvu nimwe yonyine nuko yari yaragenewe ibi bice byonyine nanone. Gusa nyuma yuko tumenya ibyo ari bihishwe inyuma y'urupfu rwa Alice cyangwa se yabicanye boherezwaga kuri Alice kugira ngo